kiss the moonlight. neza nkumburwaye murakaza nkundirwa kurusha dutaramanye neza murakaza je gukeza uyu mwari wa mwiza murakaza tumusanganiza impundu z'urwunge murakaza ukaneza usanze gukunda murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye ushinjagira nisheja mutegwaraba urakaza waruta bose uri inyambo y'iceza urakaza ushingwa ngerero ngutuye ibi byiza we murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango Yaberura Modeste inshuti yawe nasanze muzi mubyeyi Modeste n'umuryango mwazindukanye umuryango wa Mudahera no mudusanzemo n'umuryango wateye ishoti mandwa twasingiye umusaraba turaba Kristo iyo tubonye abashitsi nkamwe rero bari umwanya mwiza wo gushima Imana reka tujye juru ababishoboye hanyuma igitaramo tugitangiza isengesho duhagaze ababishoboye abarimo bambaye ingofero zitamugeneye barazikuramo kugira ngo umwuka wera aze kumanukira mu gihorihori neza duhagaze reka dusenge Rugera rugaba kandi rurema twongeye kugushimira ko waturinze kugana inyenga tukaba tucyagaje ubugiri turagushimiye kandi mwami w'ijuru kuko waturinze umwaka w'ijoro igitondo cya none kikaba cyatangaje ari umwaka iyo bitaza kuba wowe hari bamwe muri twebwe akamuri kaba kabuye mu kamuka natwe rero abo wahaye amagara azira amaganya imvi zacu izarira zihurenzi tukikuramya amina reka twicare icyo ntabwo nahirahira mfungura dushime tukweto zaho duhere ikaze ngo yaberura inshuti yawe
bakobwa bari hafi kugira ngo mwakire unamuzimana kagira Imana. Kunsu itanteguje musanze mu gitaramo cyo kureba uko twakwitegura urubyiruko rwacu uzaza mu kwa karindwi ruvuye mu mashuri kugira ngo ariya mezi abiri tuzabategurira ingando yo kubigisha umuco ndetse no gukunda igihugu. Ariko twari twateganyije ko kubera ko icyo gikorwa cy'ingando ari igikorwa rusange, tugeze amahirwe twabona n'abashyitsi henga turamukanye tuba ducumbikiye aha ikiganiro cyacu, maze mbanze muvunye hobe dore ko dukumburanye. Iminsi yaribaye myinshi ndabona rwose ndagukora mu byano nkabona barabonye haho. ntacyo umwami Yesu yatwimye rwose kandi akomeje kubigenza neza. ashimwe cyane. Ahimbaza. Reka umuhungu wanjye ayikoreho urukoma mwakire muri urwo rugo rwacu, kandi karibu nabo mwagendanye tubakiranye urugwiro rwose dufatanye iki gitaramo. Reka mwakire. Murakoze. Akira. Rero so mucuruzi urayumva? Ndayumva ariko reka nongere curure. Urutoki n'urwo Ukomeze urutoki. yego Urutoki rwo ndabizi ko mufite ingaga. yego. Murakoze. Aho jya mu byimbo byawe hanyuma dukomeze tuganire. Murakoze, ndabashimira. Akiriye Modeste wenyine, reka baziritse baziture n'abandi bose babazimane. Umubyeyi Ngabero nanze kuba ngo babiteho. Burya hitabwaho indembe kwa muganga imfura nkamwe nibazimenye. Mu gihe abaziritse bakizitura rero umubyeyi mwiza ntaganira wakongerwa ikaze inshuti yawe Modeste, hanyuma ariko kandi akanakubwira n'amagenzi. Reka ncumbikiriza igitaramo se nk'ugicutsa wenda kubera ko mbonye inshuti yanjye akadasohoka Modeste, hanyuma rwose muhe ikaze kandi ntabwo ndi bunashidikanye kuguha umwanya muri iki gitaramo kugira ngo nawe uduhe ibitekerezo. Murakoze cyane. Karibu rwose. Murakoze. Negere imbere. Ntagani. Nejejwe n'ikaze muduhaye muri iki gitaramo. Amazina yanjye ni Ngayabera Modeste, nkaba nturutse mu Bwanacyambwe, nkaba nje mbagana. Nubwo mwavuze ngo nabatunguye, ariko nagira ngo mbibutse ko hari ubutumire mwaduhaye mu muryango mutubwira ko mufite iki gitaramo. Ntabwo rero twabatunguye, ahubwo twitabiriye bwa butumire mwari mwaduhaye. Tuje rero muri ubu butumire, naje nyoboye isibo duturutse mu muryango wa Twizeyimana Jean Damascene. Nagira ngo rero nk'uko mwatwakiriye neza
kandi mukaduha ibyicaro byiza, mukadukora byose twari dukeneye. Nsabe abantu twagendanye bakome mu mashyi babashimira. Umuryango mwiza rero, uramutswa umubyeyi Felicien. Twaje muri iki gitaramo ariko tujya guhaguruka, data yambwiye ngo ntabwo wajya mu muryango wa Feliciane, inkokora zireba inyuma. Yampaye intwererano nzana mu zindi, ndabizi ko muzifite, ariko yambwiye ati ntujye mu muryango wa Feliciane gutyo gusa, ahubwo reka gushakire intwererano ujyane mu muryango w'inshuti yacu. Nagira ngo nsabe abaje bampaje bikoreye ndetse n'abahereza banyegere kugira ngo dutange intwererano y'umuryango kandi y'umuco. Mugani wanyemerera se ukegera ijuru ukakira ikaze gusangaho nakiriye intwererano ijye mu zindi. Mbere y'uko nguha intwererano, nagira ngo ubanze tunandamukirize abana ntacyo bitwaye. Murakoze. Ntawe burya impamvu bavuga ngo abana bagusuhuza ukabaramutsa ni uko tubaha amaramuko, mugende mugakura urukundo abana ngo nimwisubire mu byicaro byanyu, mwakire rero intwererano ijye mu zindi. Reka tuyishyire mu zindi, mwakire intwererano mu muryango mugari. Nagira ngo nkwinginge uretse gusubira mu byicaro byanyu. Yego, hanyuma uracyavuga igitaramo kigiye kuba icyawe none ntabwo nakiharira, ahubwo ngo aryoha anyuranyemo. Yego yego. Reka rero nongere ninginge b'abana n'ubundi bongere banzanire iyo data yampaye ngo mbazanire nyibature. Noneho nimuza kumfasha tukayisogongera mukumva yavugirwaho ijambo muri iki gitaramo, baraza kuduha umwanya hanyuma tuganira. Murakoze cyane. Reka nsabe wa muhungu wanjye kuri urukoma. Desi, inzoga ntarayisubungera, wagenze urugendo rungana iki? Rwari rugufi, rwari rurerure se? Ntabwo rwari rugufi, nta nubwo rwari rurerure. Yego ye. Ahubwo rwari urugendo rukwiriye. Ko mbonye wanzaniye Mageru, waje usomaho. Ntabwo ari Mageru, ahubwo uriya ibintu buzuza n'amazi. Naho ibintu inzoga nk'iyo gutura umutware nkawe ntabwo umuntu yayuzuza idafite aho iri bubirire.
yego hari ahaba hasigaye n'urubiriro. n'urubiriro ngaho soma nanjye sogongera n'ubwiza ukabisogongera ninjye naje nikora. yego 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 soma ongera ishyire mu ijigo wumve. ongera nibwo yumva. uko ukomeza gusoma uragenda urushaho kumva uburyohe bwayo. ese wakongeye Kagame? Modeste Karame wayumvise? inzoga ni wowe wayegeye. tugira abagaragu ariko inkingo y'umuryango babayise, ndetse nari nababwiye ko ari yo gutura umutware nkawe. rero ongererega buri uko umara umwanya ni kugenda uyumva. mbese inzoga se ko kongera wakongera Kagame. inzoga kugira ngo ubwire ikintu ukwiye. iyi nzoga uramutse utera imfizi bahayiguha bihuta. uramutse usaba igisigati icyo bakiguha pe. ongera bikinda ariko inzoga wakongera ugacurura ariko nta jya ukaraga no mu ijigo wumve. urumva ari ukuntu urutoki babigize rurerure. nyamara nibashake bakomere ugume uyumve uko umwanya ushira ariko ugenda uyumva. cyangwa mwayenze hambere hari umuntu banduye inzoga arambwira ngo wahenze mu dutoki tw'uturaya two turagatsinda cyangwa wahenze mu ndaya. iyo ni kivuvu yego yego na gisube n'imporokatoki ndetse harimo na kamaramasenge. kanogere numve ongera uyumve uko umwanya ushira nibwo ugenda uyumva neza. ariko ko ari byo harimo n'akuki karimo bumwe bita ubw'umukivu. urumva mutarutse urwitwa cyane rwose. mwashimiriye uyu mugabo rwose. iyi nzoga ikwiriye ijambo. murakoze cyane. aho jya muri ayabeho. murakoze. yego natangiye mbashimira uburyo mwatwakiriye, ndetse mbashimira ibyicaro byiza mwaduhaye, mbashimira ndetse n'umwanya mwongeye kuduha muri iki gitaramo, mukaba muretse ibyo mwari mufite ku murongo w'ibyigwa, mukaba natwe muduhaye kugira ngo dutange ibitekerezo mu gitaramo nk'iki ngiki. ndagira ngo rero nk'uko mubizi cyangwa se namwe muri mu gitaramo, natwe nk'umuryango tujya tugira igitaramo ndetse tukishimira ibyo twagezeho, turimo tunateganyiriza ibyo turangaje imbere. mu gihe gishize rero twagize igitaramo twishimira umwero twagize, twishimira abana bacu bari barangije amashuri yisumbuye ndetse n'icyiciro cya mbere cya kaminuza, ndetse twari dufite n'abahabwaga impeta ndetse
n'abashimirwaga bahabwa imidende, kuko iyo myanya yose turayigira mu muryango wacu wa Twizeyimana Jean Damascene. Turi muri icyo gitaramo rero twari dufitemo abasore ndetse bageze igihe turimo tuganira, turimo tubashimira, tubafelicita, tubahereza izo mpeta zose nakubwiye. Uwo twahaye impeta bwa mbere, umuryango uravuga uti nubwo mumuhaye impeta y'ibyo yakoze tumushimira, dukwiye kumuha indi mpeta yindi yo kugira ngo tumwubakire urugo, areke kuba ingaramakirambi. Umuryango tubyemeranwaho, turabiganira, turabishima. Nawe data arambwira ati rero ugende umuganirize, umubaze, hanyuma icyo cyifuzo cy'umuryango tugikurikirana. Ndamwegera, ndamuganiriza, arambwira ati rwose nanjye ndabyishimiye. Ndamubaza ibise mu rungano mwagendanye, mwiganye, mwakoranye byose, mu miryango tugenderana, tugashyingirana, tukagabirana inka, umuryango washima ko twajya gusabamo umugeni n'ubuhe. Arambwira ati hari umukobwa twiganye wo mu muryango wa Mudaheranwa Felicien, twariganye amashuri abanza, twigana amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza turayisozanije. None niyo nifuza ko mwajya kunsabira. Akibitubwira tubyumva vuba, nk'umuryango turicara dutegura inzoga zo gusaba irembo, turabibamenyesha, muratwemerera, hanyuma tuza gusaba irembo ry'umuco ndetse ry'umuryango, turisabira undi muryango. Tuhageze tubaza irembo dusaba iryo ari ryo, tubabwira ko dusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Muratubaza muti se ko nta wimana irembo murarisigaho, daso murarisigaho, abapolisi murarisigaho, bandi? Turababwira tuti ntabwo turisigaho daso cyangwa abapolisi, ahubwo turarisigaho inyana y'ishashi, iwe ari inyana y'ifata rero. Murabishima, ariko turaho ntabwo nari nazanye n'abantu bangana n'aba ngaba nagendanye nabo, namwe kandi ntabwo nasanze mungana nk'uko mbona mungana uku. Twumvikana ko tuzagera igihe ugatumira umuryango wawe, nanjye ngatumira umuryango wanjye, tukaza gusaba umugeni ku mugaragaro. Nkagane icy'ingenza nagira ngo nsabe b'abana banzanire inzoga yo kubasaba umugeni. Mwanyemerera mukongera mukegera ijuru abatuye. Humura
akira amature inzoga yo gusaba umugeni. mwakire inzoga yo gusaba umugeni umuryango mugari. Mbasabye umugeni ku mugaragaro. Ndasabira umuhungu wanjye witwa Nshimiyimana Agathe, nkaba musabira Niyonizera Clemence. Chakaroge tuganire. Murakoze cyane. Rero Karame. ndabizi ko mu bwana cyangwa mugira umuco ndetse kuva hambere kera na kare wari umurwa mukuru w'u Rwanda, ariko ngize ikibazo mu butumwa ongerejeho. Ugeze uti muri icyo gitaramo cyo guha abana imidende basoza amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza segonderi, nkuko wagiye ubitondeka, wagize uti mwaravuze muti umusore wanyu ntakwiye kubona uwo mudari gusa, ahubwo akwiye no kubona uwundi mudari, ariko kubona umukamisha, kuko yari adafite umukamyi. Ariko ngo wagiye kumubaza uti wakunze nde, wakunze he, ngo akubwira uwo biganye, nuko namwe muza gusaba irembo. Nkuko mbizi mu muco wacu komeruka umwana ari umuryango, iwanyu musigaye abana aribo birambagiriza bakishimira bakamenya ko bakwiye uwo kwa runaka, nta baranga bakibayo. Subiza ndakubaza ikindi nyuma. Mbere ya byose habayeho ikiganiro cy'umuryango, ndetse tubona ko umwana akwiye undi mudari. Uwo mudari rero uko bisa kose iyo ujya kugenera umuntu ishimwe uramuganiriza. Twaramuganirije rero, hanyuma umuryango ushima ko umuryango wacu uri bwerekere mu muryango wa Mudaheranwa Felicien. Ni umuryango wabishimye. Tugeze rero bya bimwe ngo amata aba yabyaye amavuta, dusanga n'ubundi aho turangiye ni inshuti zacu, tugabirana inka, tugahana abageni, turavuga tuti ni ukwisanga. Ubwo rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuryango wacu washimye umuryango wanyu wa Mudaheranwa Felicien. Ariko tubajije umwana dusanga nawe tumubaje tuti twashimye umuryango wa Felicien, nawe arabyishimira, atubwira ko ari byiza cyane. Murakoze. Mbere ni amata yabyaye amavuta. Mwabwiye umwana muti umwana avuga ko umuryango awuzimo umukobwa. Oya, ntabwo yabivuze, ahubwo umuryango niwe washimye undi. Nari numvise nabi n'ay'abasaza. Ntabwo ari ukumva nabi, ahubwo nibyo nakubwiraga ngaryoha anyuranyemo, ntabwo mwakumva nabi rwose. Mbere yo kugira ngo dutere intambwe, wabanza ukampa ibigwi by'uwo muhungu usabira umukobwa wacu, nkumva ko twamushyingira. Uwo muhungu bwe ikivugo cye, nubwo hari igihe cyaza kugera cyangwa cyazagera akakivugira, yitwa Nyamugenda mu imbere, akaba ari Rutinywa. Iyo atabaye atabarukana intsinzi, ni intwari.
ni igituza cy'umunihiro. Yatabaye ntabwo uwavuga ibigwi byo byabirangiza, ariko aho naringarukirije aho ibindi ari buze kwikomereza cyangwa se azikomereza ubutaha. Ndumva yakwimana igihugu, yakwimana igihugu, yakamenka ntaziraranye, ntabwo akama byawe n'inkoni donye ahubwo iyo azikamye arazihumuza cyangwa arazitotoba. Aha, arazihumuza. Yego ndumva arimo kubuza ngo umuhungu yabasha kurinda inkiko z'igihugu cyane rwose. Yego iyo afoye ahamya mu cyico. uwo muhungu ko numva twamushyingirana. Impundu nyamuni wacu, mwongere nyamuni. Nagira gatatu. Benga ya rero Karame. niba ari uwo nguwo bene abo turabashyingira. Turabashyingira rwose. Iyi nzoga basi wabo ngira ngo urabona ku ruhande rw'umuheto hari ibishongore by'amasonga ba nyina wabo. Twese turahari nk'umuryango mugari wa Mudaheranwa. Murakoze cyane. Rero iyi nzoga tuyakiriye neza kandi rwose twakwemera ugakomeza nk'uko umuco wacu tuwusangiye. Murakoze cyane. Ariko nk'uko bisanzwe umuco, umuntu iyo agabiwe arashimira. Reka mbashimire. Mbere yo gushimira nagira ngo nakubwiye ko umuco nk'uko tuwusangiye uyu mwana ni umukobwa. Ba nyirasenge nibo bamutoje, ba nyina wabo nibo bamutoje umuco, nibo bamujyanye ku ruzi, nuko iyo garuzi bayidumisha ku ibere kugira ngo azabe umwari mwaje umwanda. Ndagira ngo nabo bamenye kuko ntabwo nakubwira ngo umukobwa arahari ntababajije. Reka mbahe. Ngira ngo umubyeyi urakoze cyane ku kiganiro cyiza. Yego wari uvuze uti nubwo yagiye amenya umuryango akamenya base wabo ariko aze kwirukana ba nyirasenge ariko bamaze kugira icyo bavuga. Ndagira ngo mbere yo kugira icyo bavuga barimo bavuga ngo ni byiza ko yaje asaba undi mugeni mu muryango kandi akavuga ko atari uwa mbere. Ahubwo nanone uranyibukije ukoze hasi unyibutse uye. Uzi ko nagiye kubona nkabona arashaka gukomeza tunda atarakwereka. Abanyarwanda bakavuga aho kurata inkongoro rata uwo yareze. Umaze kubona ingo yawe wamushingiye mbere bafite bishobora no kumubera ingendo zo kugabana yihuse cyane. Kagira Imana cyangwa nkisubiraho. Ni ukuri. Barakoze cyane Ntagani. Nagira ngo ngwino mama, ngwino shenge, aho nahereye Muhammad. Ntagani. Ndabareba. Urabareba. Reka mbaramutse basuhuza. Kabanya uraho ni ukubanganiye Mukami muraho kugira impagarike. Yo dore yo mahoro dizi ku Ntagani. Uraho w'amahoro.
ndabona barishimiye urugo mukobwa aje ndabona umumata murasa neza mama yo iwe yabaye nyirabyano bineha ibirezi uraho ni amahoro nibagwire we uraho ni amahoro nukurangaye mbe Modeste rwose aho kurata wa mugani nkongoro warata wabaye ariko nigeza akabazo kamwe ko twasigara tubabengiye niyo mpamvu unyohereje abana batabengiye koko agane karame mu muco urabizi nta muntu ubingiye wikorera kandi nta mwana ujya iwabo imbokoboko n'abahinduye abikoreze ntabwo ari ukwikorera ahubwo ni inkangara ko nta mwana ujya iwabo imbokoboko yego bari bazanye amapfukire nuko umuco uracyahari ntabwo wari wacinjisha ntabwo uracinjisha none se reka nsaba abakobwa banjye babakire kandi nabo batambuke bicare basuhuze bakuru banyu nyamwe dushire urukumbuzi rwose muze musuhuze ba nyogokuru bana banjye nimuze mwegere umusaza mwegere hano hanyuma mwegere hano akira bakuru n'abakira akira n'abana akira n'umwana ujya iwawe utagabana maze nimushaka aho hose ni iwanyu mwakwicara musubire iwanyu sha ufite ibyuki bakoresha ntabwo mbakoresha ahubwo barane bamutereka amata yego ubwo rero kugira ngo amata uri ku ruhimbi nuko mba mbafite ngaho rero komeza reka mbashimire murakoze cyane ariko nagira ngo mbanze nsaba umuryango we kubabona icyambere barafitiye amatsiko wagisubije hanyuma hari ababonye bambaye amadarubindi baribaza ngo ese bageze iwanyu bagira ubumuga bwo kutabona nababwiye ko nta mayibo yambara amadarubindi iyo atari amafaranga menshi aba ari amashuri ariko ikigaragara babaye abakire nabashimiye babaye abakire hanyuma kandi ikindi bagushimiriye baravuze ngo icyambere babaguhereye kwari ukugira ngo nubageze iwanyu mubagire abagore ngo mwarabikoze bakigushimiye cyane rwose hanyuma rero umubyeyi Ntaganira yaravuze ati reka mbaze ba nyirasenge b'abana nyuma yo kubona abashingiye mu minsi yashize n'uburyo bafashwe batubwire niba n'uwo mwana wundi bavuze amazina umuryango wamutanga agira ngo umubyeyi Ntaganira naho ngaho mwari mugeze nk'uko wabyumvise tubwire niba umwana wacu twamushyingira uriya muryango ino miryango wakoze turanatire tutabura kubashyingira mu gihe turamubahaye arakoze cyane bamushimire rwose impundu barakoze cyane yewe nanjye nabazaga ibyo nzi nka mwarimu ndabaza nyirasenge kandi nawe yabonaga ati nanjye nari umukobwa nanjye se reka ne kukugendesha ahubwo muture inzoga yishire maze ngayabero karame aho tugeze hano ndagira nkubwire ku butumwa bwawe mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wa Mudaheranwa njojeje impuha murakoze cyane nta mashyi nta cyangwa ntabwo mu byishimo rwose umukobwa arahari ubwo komeza ujye imbere hanyuma twumve niba kandi tukamera umukobwa uzagaruka undi mwaka ukaza gukora iyindi mihango ikurikiyeho nta kibazo dukomeze twinywera inzoga hano ni mu Kidakama
murakoze cyane. Tumeze nka wa mugabo bitaga Sendataze wagumye atara ntibishye, ahubwo twebwe twaje twikwije Ntagane. Ndikwije, urabizi ubwo nazaga nkugana nje kugusaba irembo ry'umuco, ibimenyetso bibanza narabigusigiye, cyane ko nk'umuryango dusanzwe duhana abageni narabigusigiye. Icyakora urambwira uti umuryango wacu hari ibyo udatanga, tuguhaye irembo, ibindi niwe ugomba kwimenya. Naje nikwije rero ndagutegereje. Mu yandi magambo ngo burya ngo bakirana baziranye ngo berekana utunogo, uransabye uti numva navunika. Rero hano mu muryango wa Mudaheranwa, umuryango wacu mugari, tugira umuco mwiza wo kudahakanira buri muntu wese udusaba umugeni. Niyo mpamvu twashyizeho ibyiciro by'inkwano. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cyo gutenda. Gutenda tubisanga muri Bibiliya, igihe Labani yabwiraga Yakobo ati dore nta nkwano ufite, ariko dore intama ziragira imyaka 7 nishira nzaguha Rasheli. Murakoze cyane. Amuhareya. Arongera ati rero nawe tenda ugere n'imyaka 7 uguhe. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icya kabiri ni ugukwa umwami. Ibyo byavutse ubwo abanyarwanda bari impunzi, nuko rero bagira bati dore turi impunzi ntidufite inkwano, kandi inkwano icyo gihe byari inka. Umwami Kigeli aravuga ati nimureke abana bashyingiranwe kugira ngo tudaca umuco kandi tudaca umuryango nyarwanda. Nibwo bavuze bati umwami natugabira tuzakwa, hanyuma bakajya baka umwami. Inkwano ya gatatu ni inkwano y'inka. Niba ufite inka nabwo turagukosha. Muri ibyo byiciro ntakombye kubirondora byose, ntacyo wari wiyumvamo ngo gukoshe. Ntagane, karame urabizi umuryango. Nagira ngo nsabe umuryango wacu ugukoshe. Reka mukuru wanjye akubwira inka kugira ngo dukwire neza. Bose mu muco twebwe kurusha inka mahembe idafite ikimwego, iboneye, ku buryo umuryango uyibona ukayishima. None rero mu cyubahiro cyawe, mu ishema ryawe, nk'uko waje uje kudusaba umugeni, twamubaye koko, ariko kuri uyu mwanya tugezemo turiba twese tubibone, ba nyirasenge bayishime, natwe tubishime. Murakoze. Nibagushimire Ntagane. Inkora zifite Ntagane, karame. ntabwo umuryango wacu nakubwiye ngo turi abatunzi, kandi urwuri rwanyu. Kugira ngo umubyeyi akiri hano nsemo mu karira mu ngata gatoya, umubyeyi Ntaganira
dushimye umubyeyi wo mu muryango ukosheje, ntabwo akosheje uriya muryango nk'ushaka kuzibamara, cyane ko imiryango yombi aho irimo kugana mu kuba ba mwana. Icyo avuze cyo kubakosha inyana imwe, ibyo tubikomora mu mateka, aho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa burya ngo bagiye kumukweroza yaricara mu pera inyana imwe, ariko bayishoreza iya kabiri. Babikora kubera ko impigi yari imwe yitwa intukure, inzoga yagenda rimwe ikitwa itubya, imvura yagwa ntisubire ikitwa cyumya. Batubwira kandi ko ibi wa gatanu Musinga bajya kumukwera bamukwerera inyana imwe, ariko nayo bayishoreza iya kabiri. Rubanda ngo barumirwa bati umwami bagakora inka zuzuye umubande, akaba akabarura ko inka imate. Abwira rubanda ko impano atari ikiguzi, ahubwo ari ikimaneza cy'umuryango no gushimira ababyeyi ko bareze neza. Yaba Modeste yinjira hano yabonye ko inka zihari, inzira nogejwe n'inzara z'inka, nanze kuvuga ibinono, inka zirahari. Ntabwo kwa Mudaheranwa tugiye guca urucaca, guca urucaca ni ugutunga nk'umuryango uhereye ku z'inkwano, inka zirahari. Uriya mubyeyi rero ukosheje yaravuze ngo bagende badushakire inyana imwe, ariko bayishoreze iya kabiri. Umwanya wari uwa Modeste kugira ngo twumve niba katuza. Murakoze cyane. Modeste urakatuza? Ntabwo nkatuza, ahubwo urabizi ubwo nabazaniraga inyana y'Ifatarembo hari indi byazanye. Yego. Izo zombi rero ndazitanga nk'inkwano, akaba ari inkwano zikwiye Clemence. Ifatarembo imwe yayiherekeje, urongere zose urazidukwera? Ntabwo zose ndibuzibakwere, ahubwo nuko itagenda yonyine, ahubwo iyo yaje iyiherekeje kugira ngo itazaba inturukure, tubaze twarayishimye, hanyuma tuyihereho, hanyuma uyihete indi kugira ngo itazaba inturukure. Imwe ni Ifatarembo, yego, iyo kandi bankosheje inkimwe, yego, kandi nayo zarazanye. Navuga ngo rero twakomereza aho. Murakoze cyane. Urakatuje? Ntabwo nkatuje. Urumva bankosheje imwe, tugufitiye inyana imwe, mufitiye nabahaye inka y'Ifatarembo, iyo twarayishimye. Kandi ntabwo yaje yonyine, kandi mwankosheje imwe, ntabwo mwankosheje. Kugira ngo umubyeyi ntagabira abanyarwanda cyane basanzwe ari abahanga, kugira ngo nawe abandi bateye ibuye rimwe rikishimira ebyiri nabaho. Hari n'umuntu ngo wo mu Bwana cyane numvise ngo wungutse atavunitse ni nka batatu. Uwa mbere yatoraguye atunamye, uwa kabiri asanga azarese arakama, uwa gatatu asanga bamaze kugosora arahunika. Abo bantu batatu bo Bwana cyane ngo wungutse batavunitse. Mubyeyi Modeste, uza gufata irembo watanze inyana imwe y'Ifatarembo, ariko uyihindi iyiherekeza. Uravuga ngo nisigare iwacu, mu gihe cyo kugukosha n'ikigera umuryango ukaba warayishimye, tuzayiheraho. Hanyuma nibiba ngombwa kongeraho izindi, wongereho izindi, ariko duhereye kuri iyo ngiyo. Iyabaye Ifatarembo rero si yawe, amata byaye amavuta, iyabaye Ifatarembo si yawe. Twagukosheje imwe isanzwe ihari, ariko kubera ko nta igenda ari imwe, bagusabye ko uganira n'umuryango mugashaka indi nyana zikayisanga zikaba ebyiri. Ndabyemera kuko amashyi ndabyemera byose, ndabyemera byose ntagane. Rero Modeste, karame, izo nyana ebyiri rwose Mudaheranwa. Murakoze cyane. Rero abashimire mubahe n'impundu yamwe. Nongere na none nagani ndabashimiye, ariko ntaragenda umbajije nawe gusubiza. Modeste, harya wambwiye ko usabira nde? Ndasabira
nshimiye Imana Gadi nkamusabira niyo nizera Clemence. nshimiye Imana Gadi so uyu mwana ariko ndumva azaca mu jisho. Ese mwagendanye? Ntabwo ngendana n'abana ntagani, ariko kubera ko ikoranabuhanga ryaje namuhamagara nk'umukeneye akagera hano. Yewe mubyeyi ntaganira hari mubyeyi ntaganira karame ngira ngo umubyeyi avuze ko yaje gusaba umugeni witwa Clemence, ariko yongeraho izina niyo nizera. Nije utyo ubwo nije utaza bitumye njya muri Bibiliya nsanga hari umuntu umwe bahaye ubwikenyero ariko asaba n'umwitero. yaratwaye babiri. Yarashatse gutwara babiri ariko ubwo erega gase ko uwaguhaye araguhata wampaye bari abakobwa beza none babaye ababyeyi ugira umpaye na Nigena ukambana niyo nizera bose nabajyana ariko nshaka Nigena Clemence. ngaho rero reka mbwire barumuna be bakemirane bambwirire nshimiye Imana Gadi ko muri iki gitaramo akenewe. Yewe nimubwirire Gadi ko mukeneye, mumubwire abantu mudaheranwa bakawurambagiza. Narivuze ngo natwe abahungu be tubarambagize, nidusanga uwo nshimiye Imana Gadi yaje gusabira inaraguye ku mugongo akabiganiza, turamushyira mu muryango tumwondore, hanyuma namara gutora amagara tuzabone tubashyingire. Hari abo nabonye batambuka bakitegereza ku birenge, ati umuhungu utarabasha kugura inkweto zifunze nta nubwo azabasha igitenge cy'umugore. Iyo mbogamizi nayo nyikuyeho, ngayaberura yabikoze nkana ndatwereke ko abasore mu Bwana cyane bagira amano meza. Ngewe wabitegereje begereye nta mana agerekeranye nta yapfundikanye ngatanga bizi ku mano ni beza mubakomera amashi mana nisa. Hanyuma impfundiko zabo si ubuhiri, ibitugu byabo ntabwo bihetamye, ariko by'umwihariko narebye munsi y'amatwi nta misozi bikoreye, ntabwo bakomoka ibivanduru, ni abasore beza. Kubwanjye rero yasabira umugeni wari wese muri aba ngaba twamushyingira, ariko kandi ntabwo mwese uko muhagaze. Yego mbere muri aba Kristo nabaza muri Bibiliya, ariko mbere kuba hano kabibukwe bagiye kumwogosha kubera stress n'umusatsi wamara mu maso uruhara. Ndagana muri Bibiliya, wasomye Bibiliya? Wasomye Bibiliya gakeya? Muri gakeya gatatu ubwo Petero yihakanaga Yesu yari yandi ngo niba kikunaniye nta mugore ubona hano genda uhagarare hariya. Yaratsinze ubundi wasomye gakeya. Umukristo wasomye Bibiliya? Yosefu umugabo wa Mariya uvuga muri Bibiliya bizi ko yari umubaji, ugiye kumbwira cyeka biragurugamo imisumari yari yandi nta wamenya agenda nta mugore ubona hano. Gana ku musore mwiza hano bacunze ubwami nka pasitari z'umubapadiri wasomye Bibiliya? Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 5 hatubwira ko Ananiya na Safira baguze isambu, ariko bakabesha Petero bakagabanyisha ku biguzi. Ugiye kumbwira yuko y'iyo sambu n'uwanditse amasezerano y'umugore, niba utabamenya agenda nawe nta mugore wabona. Ndagana ku musore mwiza wo hakurya, tugiye mu gitabo cya Matayo 21:19 aravuga ngo abona umutini iruhande rw'inzira arawegera, asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arababwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uwo mutini uruma. Wasabye ko ari utera isambu yande ahise yiruka.
Gana ku musore mwiza hano tugiye muri Luka 19:30 aravuga ngo mujye mu kirorero kiri imbere y'iwanyu nimwinjiramo murone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu nuko mukiziture mukizane. Wasomye ko yari iziritse kwande nta mugore ubona hano nawe igenda. Gana ku musore mwiza hakurya tugiye mu gitabo cya Matayo 8:28 aravuga ngo nuko amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni ahura n'abantu babiri bateye n'amadayimoni bava mu barabasazi bituma nta muntu watinyuka kunyura muri iyo nzira. Bambwira amazina y'abasazi bombi abasigaye iruhande n'urucabana utarishimiye Imana kandi agiye gutera intambwe 3 agana ku ruhande. Mwabonye ubukwe umubyeyi wawe umwanya n'uwawe kugira ngo umurikire umubyeyi ntaganira umukwe yewe naza kugaruka ngiye kuzamura mu ndege agane egera ijuru neza ndagira ngo uramutse nshima Imana gati ese n'uyu nshima Imana gati ni wowe abandi se bo batumye iwacu nyagasani uyu mwana se wongere bisubitumye iwacu n'uwo se Modeste ndahere ku izina mbere yo kunsaba umugeni koko izina nari guhera ku izina ry'umuryango. Rero ni wowe wiruhije ibi byose tujya hepfo ruguru n'iki iyo umenye ko ari gare twari no kumenya ko ari gare n'inkwano ntizarigonga. uraho mwashimiye uraho gare ubu ni wajya tuza kino muhoro yambwira cyane rwose usibye akabazo gato kamwe asigaranye. aha numvise n'ikinogo nako konyine hano kandi ari buvamo agakemutse. iwe banza waramwishije imirimo oye bahoze badusomera Bibiliya ariko itubwira ngo Imana yamufashe ikamusinziriza ubuticura ikamuvanamo urubavu rumwe. urwo ni rwo arimo abura kandi nzi ko uri buduhe igisubizo cyawe. yaje kurushakira iwanjye nawe Imana ko yamugaye ariko arakira kera kose iyo umbwira koko arakira. rero Modeste karama wadukwereye inkwano turazishima. uyu mwana akabaye avuga ngo rwose ninjye wakabaye umusabira umugeni ni umwana wanjye bwite ni umwana wanjye dore rwose abo bakecuru bacu bavugaga ati uyu mwana agira uburyo uyu mwana yagira ikinyabupfura uyu mwana akabona umugore n'ibyo bahoraga bavuga. nyine ukwiye gusaba kwa Ntaganira. rero singiye kukubwira ngo uyu mwana wacu azaba umukonkuri kuko wakuye ahubwo iteka ryose azahabwa intebe y'imvurwa cyane azabona ijambo mu muryango wa Mudaheranwa. murakoze cyane. nta nama izaba uyu mwana adahari rwose uyu ni umukwe twubashye kandi dukunda nagusezeranya ko yari umwana wanjye bwite. murakoze cyane. maze nakira umukuru w'umuryango mugari nguyu bwatsi umwana wacu. noneho rero Kagame Karameye usabye gadi kandi se sinahe nagira ngo uracyasaba koko waretse tukinywera inzoga tukishima. nagira ngo mwinginge karame
Gado urabona arimo araseka ariko muzitsa ntabwo ayigaragaza, nuko atarabona Clemence. Naza kumubona uri buze kujya na muzitsa urayibona. Noneho igihe naguhereye ntabwo cyari cyo nakwima, reka abasaza be bamuhamagare aze atwitabe. Murakoze cyane. Reka dukomere amashyi ababyeyi bombi. Hanyuma kandi iyo nshyimbo reka bayigufashe, nayigufashe. Tera intambwe imwe ebyiri eshatu uhagarare hano, uzamura ibiganza n'ab'inyuma iriya bagukomere amashyi bakwakire ku mutwe. Hagarara imbere. Indi ntambwe imwe ebyiri eshatu, uzamura ibiganza byombi. Abadakoma amashyi inyuma iriya ni abavumba. Twakire umukwe, twakire umukwe. Umubyeyi mwiza Ntaganira nari namubonye batambuka ariko nanze guhirahira utaramwakira nk'umukwe ngo umuheshe ubwembarare, ariko nyemerera nanjye mukore mu kiganza. Uraho Nshimiyimana, umusore mwiza uri seriye, uri simati, mu ishati isirimutse ya simurusayiza wambaye neza. Gushimiye kuri umusore wikwije, utaratonetse uterura za ritere, ushaka gatatu mu gituza. Nabwitegereje mpereye ku birenge ngeza ku mutwe. Hari abahungu Imana yahaye ibirenge byiza nawe urimo, hari abo usanga ibirenge bifite ubuso nk'ubw'umurima, ufite ikirenge cyiza. Gushimire amasoso meza, umuntu wakogoshe n'umuhanga. Hari abo bajya kogosha bagasaba gutera amakamba. Gushimire kandi ibiganza byiza. Hari abo usanga ibitoki bihanda ukagira ngo niba by'ikibono ufate ibiganza byiza. Gushimire ko wamenye ko wageze kwa so ubukwe ugaseka wizigama. Hari abaseka ukagira ngo nizahogoza ibisikanye. Ugera hino gushimire umuryango. Hari ubumuga bavuze ufite bw'urubavu, ariko umuti witwa Clemence Sifirine uragukiza. Nabikwijeje. Mubyeyi Ntaganira, ubwo waganiraga nanga yabereye inshuti yawe, nabaririzaga ibigwi by'uyu muhungu nsanga ni bigari, ariko ngiye kubihina mu nteruro nk'eshanu nihuse. Icyambere mu Bwanacyambwe hari ahantu bagira hitwa mu Cyahafi, abasore banyura ariko bagahinguka dobandi. Reka tumushimire ko ataciye mu Cyahafi gahinguke dobandi. Kimuryango kigushimira. Hanyuma kabiri barambwira ngo uyu muhungu nta hantu bigeze bahwihwiza ko yasobonye igisa y'ubusugi. Uyu muhungu ntiyonesheje byaba urubingo cyangwa se imbuto muntu ngo yaberura ngo amuguhaye ibyambarwa bye bikiri ibyera, katumukomera amashyi n'icyo. Hanyuma gatatu barambwira ngo byaba no mu gihe cya COVID-19 uyu muhungu ntabwo yaje ku rutonde rw'abantu bahawe ifu n'akagari, ntabwo yaraye muri stade kuko yarenze ku mabwiriza. Uyu muhungu ni imfura, nacyo reka tukimushimire. Hanyuma kane barambwira ngo nubwo afite umutwe muto ubwenge bwuzuyemo ariko ntibwawusagutse, atanasubiye mu ishuri bwatunga urugo agasagurira n'amasoko, ngo abaye atanagiye asubiye ku ishuri ni nka kwa kundi bafite za PhD bajya mu mahugurwa, ariko ni umuhanga. Shimye kuri umuhanga. Icyanyuma gikomeye, ibigo byo mu Rwanda byinshi ngo yabigezemo ariko arinza guhagarara imbere ataragiwe. Tumukomera amashyi ko atagiwe. Hanyuma rero hindukira, ubu mwanya agezemo no kuzamura mu ntera. Urareba hakurya hariya hari ibyicaro byiza bidasa n'ibindi, hari ahicara abakwe n'abakazana. Umuryango wanyu ariko impano zarashimwe, ubu umukwe, ariko umubyeyi yakubwiye ko uri umukwe ukaba n'umukwe mwana. Bivuze ngo niwicara hari hakurya wisanzura, ariko kubera kuri inshuti yanjye hari ibintu bitatu ugiye gukongorera umukwe adakora kwa sebukwe. Icyambere, ntabwo uri bukore mu mifuka, nta mukwe ukora mu mifuka ariko wa sebukwe. Kabiri, ntabwo uri buvugirize, bikorwa n'umugabo ugiye mu rutoki narwo rwe. Gatatu, ntabwo uri bugereka akaguru ku kandi, ibyo bikorwa n'umugabo uri iwe kandi hano si iwawe. Iyo nshyimba y'umusubize. Hanyuma kubera ko agiye kuzamurwa mu ntera, urazamurwa mu ntera bagaragu bareba, mugiye gutonda umurongo inyuma yanjye hano mwese. Shobuja azamurwe mu ntera mureba mwese mugiye. Kwa Mudaheranwa rero ntabwo ikiri rubanda,
bazafata imyambaro y'umwami bayimwambike, bazafata ifarashi y'umwami ayigendeho, bamutambagiza umurwa bamuririmbira, batumwa makunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza. Intebe igeze kwa Sohoka rero ni iyi icara hano, tumukomere amashyi menshi. Ugiye kuzamura ibiganza byombi ubure bari abasigaye hakurya utisanga ibyanjye byaciye muzamura ibiganza byombi bakubita ibyanjye byaciye. Hanyuma Ntaganda yambwiye ngo umaze kwicarira iyi ntebe nkubwire ko tukuzamuye mu ntera kwa Mudaheranwa wabaye generali, bisobanuye ko nta cyemezo n'iki na kimwe kizongera gufatwa udatanze igitekerezo. Barakoze rukundo wacu. Hari ahantu nasomye ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, bituma nibuka umuntu umwe witwa Mugabe yizeye abantu bose arabikurira abashyira hafi ye, ariko bukeye bamuhirika ku butegetsi. Muri bariya basigaye hano ugiye guhamagara umwe uri bwicare hano, kandi uhamagara zirikane ko ntawe uraho shebuja yanyuze aranyura hano. Ugiye guhaguruka kubera ko iwacu bayafanye, haguruka neza urakoresha inkoni, uramutunga inkoni, uhamagare ntafanye uti kujya hapo, ati kujya kujya hapa. Abasigaye hano ufite umugore mwereka aho yicara nawe, abasigaye nta mugabo barimo. Ariko tukagira amahanga ko muri abakristo sibyo, Bibiliya tubwira ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi. Nta hantu Bibiliya ivuga ko Yesu ari umugore w'ingaragu. Iyo ugeze ku mugore w'irwanaho ntugacoka ngo gusa mushake n'abagore. Hanyuma bwati aba ni abapagasi bari bucuka umutekano wawe impande zombi. Urajya umutunga inkoni aho umwerekeje ajya hariya ni ibumoso, hano ni iburyo. Nimugera mukomeze muhagarare ntawe wicara imbere ya shebuja. Mubyeyi Ntaganda, umuryango wa Mudaheranwa watweretse umukwe mwiza twamushimye. Uhereye none urishimiye Imana Gadi kwa Mudaheranwa Felicien, ntabwo uzongera kwicara ku bibero by'inzu, ntabwo uzongera kwicara ku ntebe yitwa Mukudakoye. Uhereye none uzajya umenyerwa imvunwa, reka mwicare n'icyegera cyawe tubakomere amashyi. Mwicare mwembi. Bariya rero ushatse wabanyuzura uti ntabwo ni mugenzi wanyu, mukomeze muhagarare mucunge umutekano muhagaze ukagira utyo. Ariko nushima ko ucunga bicaye, nimuhanga amaso cyo kuja nigera. Babyeyi Ntaganda rero icyo umubyeyi Ngayabera yasorejeho yatumye nibuka ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ibyo mwifuza ko bagirira ngo namwe mujye mubigirira abandi. Abanyarwanda batakwiye bo nigeramo.
hanyuma Clemence yambwiye ngo namara kugera hano arabanza asezere. Ndagira ngo nsabe abasaza muse n'abahindukira mureba hariya murebe mu muryango, hanyuma murekure mushiki wanyu. Clemence agiye gutambuka reba ahantu mama we yicaye, aragenda wenyine. Ubanza umusezere uti mama nagukundaga ariko uyu munsi ntabwo ndi burari wanyu rwose. Murekure genda wenyine aho mama ari, ngashaka kubanza agasezera. Tambuka ugende wenyine aho mama wawe ari, ugende umuhobere. Niba hari ijambo wamubwira muri aka kanya ubwo arimo ubwira, kubanza gusezera. Ati munsi ntabwo ndi buharane. Wa muntu wari ufite gitari ongera uyishikire. Nimpamo surwenya n'indahiro y'ubumwe, sinibazubona gusumbyaho yava. Ubuzima mfite ni wowe mbukesha, kuko wanyikuriye mu maboko yawe, kuko wanyikuriye mu maboko yawe. Ubuzima buri imbere butera amatsiko, uko bizaba kose tuzabufatanya. Uretse kw'iby'isi byiganje mw'ibyago, nabi hose
hose uzajya nza gusanga. Ati mwana wanjye humura wirira, n'abanyogosenge ubona hano bose bari abakobwa. Ariya ni amarira y'ibyishimo. Hari umwana waramuka agenda nyina kuri ararira, hanyuma nyina aramubwira ati tuza ntacyo uzaba. Hanyuma araza gutambuka nanone yegere hino amuha ikiganza mu mutwe, warakoze mama. N'abanyogosenge baha ikiganza bakwegereye. Iyo ni umugisha w'ababyeyi agenda yakira. Hanyuma ugashyiramo ntacyo bitwaye rwose. Hanyuma kandi ngwino hano bari ababyeyi, aba papa bicaye hano, nabo mushaka guhagarara aho ngaho. Ureba aho umupapa yicaye, hanyuma nawe umuhobere. Ababyeyi bamukomeza bamuha umugisha, umenya bigoranye kugira ngo mwese abagereho. Ati twagukundaga mwana wacu. Hanyuma abandi turaza kugenda umwanya Clement, nushaka ugarukira aho ngaho, mwongere musubirane mushiki wanyu mureba hakurya hariya. Mubyeyi ntaganira, wambwita igenda umbwirire Clement ko mushaka mu gitaramo. Basaza hano babyumvise barabamba. Bosangiriza Clement ndamubwira ibintu nkabira ariko nihuta. Clement, hari umuryango wazanye inzoga turazinywa na basobanyi n'abanyogosenge n'abandi bose uzi bazinyweye. Nugera kuri ntaganira akagusaba ko ujya kutubera inyishu wemere, kubera ko uramutse uhakanye ribu yayibonye akazi yadutambikana ntawasigara. Sibyo? Ibyo byemere ntubihakane. Mubyeyi ntaganira, nagira ngo ujyejuru, hanyuma yafashwe nyakugira Imana kabyara umushyikiriza abana atambuka Modeste ndanyegera nawe. Amashyi mwana wanjye rero, kisi igitero cyateye cyangwa se wa mugani wa musaza wawe inzoga z'abagabana amasambu, ahubwo ni ibirori byawe. Shimira Imana kandi uramuzi. Imana ishimwe kumuzi. Ni amahoro rero. Rero uyu munsi umuryango wa Twizere Imana ibuka amambere baje gufata irembo. Nubwo utari uhari ariko mama wawe yakubwiye iby'abashyitsi twagize. Uyu munsi rero baje gusaba umugeni. Icyo gihe ntabwo bari batubwiye izina ry'umugeni basaba, baje basaba irembo gusa, kandi irembo ry'umuco. Kandi urabizi ufite bakuru bawe, babyara bawe, ntabwo twari tuzi ko uyu munsi baza bavuga ko ari wowe. Rero uyu munsi twanyoye, badukwereye inka nziza. Umuryango wa Jacques Damascene, ihembe rw'umuheto na Modeste. Mwana wanjye rero ntabwo tugutanze, batanga umuhemu cyangwa umugizi wa nabi, ahubwo turagushyiriye, turakugabye. Modeste, urabona umukobwa wanjye Clement, urabona ko yezo winyoye cyane. Uyu mwana
yakuze ateteshwa tumwita mutoni wabo tumwita bateteri turamubyinirira ndabizi ko umubyeyi nkanjye dore rero umugeni wasabye nguyu maze muramutse hanyuma uza kumushyikiriza ntabwo nari namuha impundu bamubonye noneho nagira ngo usubire muri basaza bawe bamubonye ariko si uyu se cyangwa amaso y'abasaza ntareba umwana araza kukurebera ntabwo nzi ko wampindurira yego ndabizi kugira ukuri kwinshi ariko ibyo muri byose nabyumvise nanjye ndabwira Clemence ngo ni karibu iwacu nimerera usuhuze aba basaza bicaye hano ababyeyi ndetse harimo n'urungano ngabo batatu ndongera nkubwire ngo nubwo usize ababyeyi ariko usanze abandi babyeyi usize Ntaganira ndetse na Felicien ariko usanze Modeste ndetse na Twizeye usize urungano ariko urungano rukuru ari we Gade ngo nawe mumupepere tuzagutetesha tuzagutonesha kandi tukwemere turi mu gitaramo kubaye umukazana mwana iwacu tukugize uwa mbere niwe uzajya uyobora ibirori ni wowe uzajya utanga ibitekerezo ngenderwaho mu muryango kandi nta kintu na kimwe kizakorwa tuguhisha ni karibu rero umuryango wacu agana ndishimye urakoze cyane rero ntutangazwe n'aya maso yatukuye ntabwo ari ugutukura ni ukurira kw'ibyishimo kandi ngo yabaga n'inguru cyane ndabizi ibi ni ibitwereka ko ari umukobwa nta kibazo kandi rwose humura Clemence ntugire ubwoba kandi burya abakobwa b'iwacu barangwa n'isoni n'isuku baramureba ukuntu ameze reka tubishyikirize abasaza be maze tube nk'ayabyaye mu cyanda bimenye n'abashumba n'abakane ngaye nguko dukomere amashyi menshi ababyeyi bombi hanyuma nsabe Gadi atere intambwe yegera hino ubu noneho ushatse wanasimbuka aho wanyura hose tambuka wegere hino hanyuma abafotora egera hino wibegere hereza pare agufashe iyo nshyimbo nsabe musaza wa Clemence mukuru rekura mushiki wawe uze ubanza uramukanye nka muramu wawe hano hindura umusaya uhagarare ibumoso bwe ubwo ni hariya hirya nawe rekura mushiki wawe uze hano nawe hoberana na muramu wawe nawe hindura umusaya muhagarare mumwegereye mwese murebana n'abafotora yambwiye ngo mbashime mu ruhame igihe cyose yaje mu muryango nta na rimwe mwigeze muwugarira ngo agume inyuma y'imyugariro arabashimira kabiri arambwira ngo hari igihe yazaga mu muryango uriya mukuru akitaba telefone ntawe umuhamagaye nawe ugahita ugenda agatereta yisanzuye nta muntu umuhagaze hejuru gatatu arambwira ngo hari ubwo mushiki wanyu yabatumaga fanta yo kumwakira mukagenda mugatindayo mpana kugira ngo umuhe umwanya aganire itereta rye rero mwarigizemo uruhare
yabageneye ubutumwa bubajyana muri hoteli nziza, mugenda akaguru mukagereke kuri kene nyina musoma agafanta gakonje, numva ukuntu Yesu agira neza. N'abandi bakobwa mu muryango basigaye inyuma muzabakomereho, gira gahunda bahereza, uhere kuri uwo mukuru niwe warakaye cyane ari buyanze, kandi uhereze hereza n'umutoya, turafatira ifoto icyarimwe, hereza n'umutoya turafatira agafoto rimwe, nibyo byiza. Hereza n'uyu, mubanze muterure mumwe niba harimo akantu, mwumvise hari ikirimo. Noneho mugiye gufata muri amwanyu ku rutugu babafotora agafoto keza. Abashakashatsi ngo basanze umuntu wirabura iyo bamufotoye ntaseke, bamuzanira ifoto akagera mu imbabura yari hateretse. Munamwenyure kugira agafoto kabe keza, mufate muri amwanyu ku rutugu museka kugira ngo tugire agafoto keza. Tubakomera amashyi menshi basaza bawe hanze. Hanyuma ubutumwa agiye kongera ntabwo ishimwe ubwo bagiye, nzi ko batahava. Tubakomera amashyi ko bagiye. Hanyuma kandi webwino hano hagarara muri urwo ruhande urebana na Clemence. Ntabwo nzi ngo mwakunda igihe kingana gute, ugiye gukora urugendo mvabusore njyabugabo. Clemence urakora urugendo mvabukobwa njyabugore. Nabari rimwe kabiri gatatu muhurire hagati uruhande nkoyo nanjye ndeba. Abandi bamuramutsaga bamwitaza ni umushikiro hobere nk'uhambira imwe rimwe kabiri gatatu. Aramuramukira kugira abana ndati nawe z'abapapa wawe reka dukore amashyi. Marenya musaba ati intambwe yegera hano hafi, komeza hore umugore hora wabera n'ushaka uhereyo. Umuhungu yasinziriye, ngaho rekura mutambutse muse n'abahagarara hano mureba hakurya hariya na pare abanza begera gufata agafoto kandi mwese mugihagaze. Bari na Marine mubegere abanze bafotora agafoto keza mwese. Abantu batwaje gadi impano y'umugore n'iz'ababyeyi bahagaze hano. Itike zigira ibyapa, imodoka ngo zigira purake, n'urukundo rugira ibimenyetso. Hakebutse kwa parati mpereza ipingu mukatira igifungo cya burundu. Umukobwa hano akatirwa burundu. Muhereje ipingu ati yegera mukatira igifungo cya burundu. Hanyuma Clemence urajyana ikiganza cy'ibumoso agushyiraho ikimenyetso. Tu es belle comme rayon du soleil. Et quand je te vois pas, rien ne compte pour moi. Diko ukukunda ndadi ireka kwirirwa ubaza. Nukuri kure y'amaso si kure y'umutima. Aya magambo nkubwira aba mvuye mu ndiba. Ntukangwe no kubona utanyegereye. Ese wari ubizi igiko niriwe
ngutekereza cyane nareba ya shusho yawe dore umwiza w'urwa Gasabo mwiza wanjye ndakurahiye ntawe ukuruta mwiza nkunda igikobwa ndakuramukije cyane kagira Imana igikobwa ariko suraho nzoba idahanda igikobwa ndagukunda nawe urabizi igikobwa ndagukumbuye mama shira impumu wigira ubwoba nje nkusanga kobwa wanjye ntacyatuma nkusiga sinarota nkureka nubwo uri kure uruwarumata ntacyatuma nkusiga sinarota nkureka nubwo uri kure uruwarumata mwiza wanjye ndakurahiye ntawe ukuruta mwiza nkunda igikobwa ndakuramukije cyane kagira Imana igikobwa ariko suraho nzoba idahanda igikobwa ndagukunda nawe urabizi igikobwa ndagukumbuye mama ndakuramukije cyane kagira Imana ariko suraho nzoba idahanda ndagukunda nawe urabizi ndagukumbuye mama tariki nini umunsi n'uyu fura ziteranye dore urakowe uragiye sezera shenge nshuti n'abavandimwe tuzagukumbura tuzagusura dore urakowe inka munane zirimo indende yateze iryama nk'akabarazi yateze iryama inyamibwa yateze iryama izi misengo yateze iryama iteze iryaye yateze iryaye imutora yateze iryama umva abashomba bazivuye amazina ishi inyubero y'igikaka ruhare rwashema imfura zishengerera ikizigenza yanze guturana n'abatindi barwaza bwakingwa zabagabira iko yabahaye garubunduka
byabateye kuririmba simugomwa ya nkerabigwi girenga munyarwanda komeza ibirindi mfura nawe wagabanye wako nanjye impano nagenewe ni muyiherekeze n'amashyi menshi anga guhora bakabahendahenda bakabahongera ababaheka nugerayo bazaguha amata baguha impenge usomeza ishyushyu n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impungure zihoza abana amasetsano mvaho gutinyorotse rwose umuheto ukunda gutakisha uwarakarita warasinawutinza mugabo ngambera n'umutasi gusa kuntabaza umuseke wakarebuza gusesanisha ngwinore menye umuravumba n'igicushu n'igiti cy'umuvumu ndetse imbehe n'inkongoro niho biva dore isekuru n'umuvure ngakwaka Ujani ry'abega kwa bikina usangeyo ujegera n'isabonku baziretere bazinikize mazinka y'abagunga igukamirwe nugerayo bazaguha amata baguha impenge usomeza ishyushyu n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impungure zihoza abana urasa n'inka oya ntacyo musanga ingano oya ntacyo bari bitwaye burya inka ni umugisha ngaho nk'ikiganza ubwira uti gira inka iwawe kwa ujya inka akagira inka zikinze rero nayikugize ngaho genda kwakoze mubyeyi naganira rero inka zamaze kugera mu zindi ndagira ngo iwacu tuzacire mu mbyino y'inka izina rwema rwema rw'inyamarere rwese amasaro y'inka arabisangwa muraraye oya humura wararaye inka zamaze kugera mu zindi rero mubyeyi mwiza
darling. Kukukunda kubi, darling. You know my love is so real. But I believe I won't let you down. I'll never let you down. Hello, my love. I know you know. Kungukunda true love. Since ukona bivuga, isuriza kumana nanje. Ngaho baby, baby, we babandahari. Oh no, since ukona bivuga, isuriza kumana nanje. I don't know what you believe, but let me tell you something. You are the reason I breathe. Please go man and nanje. Oh na na right now. Maybe when gone got cold, benefit the gun. I'll be ready near your eyes and Hamas and Hezbollah. Yeah, don't you see I got the key here for your peace, baby. Who's to get out we need Hey baby, I only see. Nagira ngo mbature indi nzoga iyo mutebutse. Iyi ni inzoga yo gutebutsa, mbasaba ko nkuko nabasabye byose mukabimpa, mbasaba ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 ku isaha y'isa 9 mwabekera umugeni tukajyana abana bacu imbere y'Imana, pastor akabahesha umugisha, yamara kubahesha umugisha mukamerekeza tukabageza aho twabubakiye. Icyifuzo cyanjye ngarukanye imbere yanyu nicyo murakoze. Urakoze cyane Modeste, twataramye neza kuva bwa gitondo kugeza mu ngingo. Uri gukora cyane gukomera amashyi. Murakoze cyane. Ku giti cyanjye ndagushimiye kandi nshimiye umuryango mugari mwazanye baguherekeje. Bikaba icyifuzo cyawe ugira uti ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Kanama 2026 tuzampekere. Ntacyo nakwima, ndi inshuti yanjye babizi. Hanyuma rwose icyifuzo cyawe kirakiriwe neza mu muryango. Saba kandi ko nk'uko usabye uti banze ngeze mu rugo ubutumwa abantu mwe mbabwire ko igisubizo nahawe zahamije abashi. Ndagira ngo kuko usabye ko nkushyikiriza amacumu yawe n'udukoni kugira ngo ujyane ubutumwa ku musaza Damascene. Ndabizi umugabo mbwa niwe utagendana impamba, iyi si impamba. Maze iki kibindi ukibere umusaza Damascene ati utumye buriya ntawe usezerera uwicaye. Tugiye gusenga Imana tubasabire umugisha, hanyuma baduherekeze tujye gusohoza ubutumwa bw'abadutumye. Mana turagushimiye, tugushimiye ko waduhaye umunsi mwiza wo kunezererwamo, umunsi mwiza wo kwishimira ibirori by'abana bacu.
tugushimiye ko waduhaye igihe cyiza cy'umucyo kandi tugiranye ibihe byiza uhabwe icyubahiro. Dusabiye umuryango wa Feliciane umugisha ndetse n'abawuhagarariye ndetse n'abawukomokamo bose. Turasabye ngo uko baduhaye ikaze nawe uzayibahe bageze mu gihugu cyo mu ijuru. Imivure yabo ikaburemo imitobe ndetse n'imbuga yabo ikabureho ibyo kurya. Tugiye rero gusubira mu icumbi ugendane natwe ubwo bibuturinde muri gahunda zose zikomeje imbere, nabyo turabigushimira tugamije Imana twizeye mu izina rya Yesu wakoze. Amen. Reka duherekeze abashyitsi. Kwenye shida na raha nuzarira habe namba. Don't wanna lose you. I'm gonna breathe my last with you. I made a vow, meditara nshukubiri n'inzira y'umwijima. Iyo duhuje imboni nitandemba, ikanyibutsa Imana nkirukanyira gusenga. Uyu mutima gufitiye imyenda, baby nakupenda. Ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera. Such an angel from